Haleluya, haleluya. Turamushima ko abamwiringiye atigeze abakoze isoni, abamwiringiye ntabwo yigeze abatererana. Haleluya, haleluya. Ariko abiringiye abantu barabahemukiye. Imana iduhana umugisha. Uyu munsi tugiye kuvugana kuri iri jambo rivuga ku byiringiro. Amen. Ibyiringiro, ibyiringiro iyo tubivuze hari ukuntu tubivanga no kwizera, ariko mu by'ukuri kwizera n'ibyiringiro ni ibintu bibiri bitandukanye, ariko kimwe kitariho ikindi ntikibaho. Yesu ashimwe. Kwizera ibyiringiro, kubivuga uba wumva ari ibintu bijya kuba bimwe, ariko ntabwo ari bimwe, si ijambo rimwe. Tujya twumvisha amatwi yacu, imitima yacu ikizera ibyo twumvise, ariko ku byiringiro bya bintu twizeye, iyo tubihagazemo, iyo tubishikamyemo, ibyo nibyo twita ibyiringiro. Ibyo twizeye iyo tubihagazemo, iyo tubishikamyemo, icyo nicyo bita ibyiringiro. Impamvu rero uyu munsi Imana yashimye ko tuganira kuri aya magambo, birashoboka ko hari kimwe twavanze n'ikindi cyangwa kimwe kikabura, kandi iyo cyabuze hari ibituzura. Yesu ashimwe. Haleluya, haleluya. Twabyukiye mu magambo meza avuga ngo mu isi turimo abashyitsi, twe turabagenzi, ntabwo hano ari iwacu. Ntabwo ariho nari guhera, ariko numvishe kuko ibi byiringiro tugiye kuganiraho biri mu bice bibiri. Tugira ibyiringiro tukiri hano, tukiringira ineza n'imbaraga z'Imana tukiri aha ngaha. Tukagira ibyiringiro, kandi ibi byiringiro tugira bishingiye ku mwami wacu. Ntabwo tugira ibyiringiro bishingiye ku butunzi, ntabwo tugira ibyiringiro bushingiye ku miryango, ntabwo tugira ibyiringiro turebeye ku bituzengurutse. Tugira ibyiringiro byinjirira ku byo twizeye. Amen. Ibyo twakiriye tukabyizera, bikaduhesha ibyiringiro by'uko ijuru tuzaritaha. Ariko uyu munsi hari abantu batandukanye ushobora kubaza, kandi barakiriye Yesu pe, ari abizera, ariko bavuga rwose ku bintu bijyanye n'ijuru ntabwo Imana niyo ibizi. Ntabwo Imana ibizi, kuko ni wowe ubizi. Amen. Ikintu cyose utarimo, ntabwo kitakurimo, ntuzakibamo. Ibyiringiro rero ni ibintu biturimo. Amen. Judasi ku itariki 10 azaba abaye ahinduriwe stati. Biriya bintu yarabyumvise Imana bivuga, siko kuri Mungu wacu arabyumva Imana bivuga, kandi ntabwo ari we wenyine, hari n'abandi Imana yabivuze barabyumva. Ariko bura kugira ngo abyinjiremo, nuko yagize ibyiringiro adashingiye ku ikofi. Amen. Umugabo wa Mariza yabivuze neza, yumvishe ijambo araryizera, ahita agira ibyiringiro. Aravuga ati, bavuze ngo Imana yavuze ko 2024 ari umwaka witwa Nyirantarengwa. Ati kubera iki twebwe? Amen. Ubwo ndagira ngo twinjire mu ijambo ryitwa ibyiringiro, tugende tubisobanukirwa. Amen. Aba ni abantu baturi hafi bamaze twagenda twango barizeye, ariko bagira n'ibyiringiro. Hari uwizeye ati, ariko nubwo mbyizeye ntawamenya, reka mbe ubu se nategura ubukwe
akazi, ubu se nategura ubukwe, kandi Imana yagize ite? Imana yatanze uburenganzira. Imana yatanze, iburi Imana ivuganye nawe ibiguhaye uburenganzira, ahasigaye haba ari ahawe kubyinjiramo. Ariko iyo utabyinjiyemo urakomeza ugahera muri ndizeye. Yesu akazagaruka ukizeye yuko uzubakirwa urugo, ariko wabuze ibyiringiro ngo utere intambwe. Ntabwo rero Imana ari izaduterera intambwe, ntabwo Imana ariyo izatwinjirira mu byo yavuze, ahubwo ko yaduhaye ubwenge n'ubushobozi itegereza yuko tugira ibyiringiro. Amen, haleluya, amen. Bene data bafite ibyiringiro, duhe Imana icyubahiro. Haleluya. N'ababona bitaraza natwe tuyihe icyubahiro. Erega ibasha kubi, nta muntu urimo bitaraza. Bajye bivugira, bajye bihanurira, bajye bintu bavuga, kandi ibyo bintu byose biri hagati muri twebwe. Yesu atugirire neza. Uyu munsi Imana duhe ibyiringiro. Amen. Hari abantu babiri tugiye kugenderaho muri uyu mwanya kugira ngo turebe ibyiringiro bagize, turebe n'amaherezo y'ibyo byiringiro. Umuntu umwe ni Yobu. Yobu ni icyitegererezo. Amen. Yobu ni icyitegererezo pe. Iyo usomye guhera atangira guhura ubwo Satani yamusabaga, Imana ikemera yuko Satani akora ku bintu bye, abana, ubutunzi n'umubiri, yewe aza kuwukoraho, ariko Imana yamwimye ubugingo. Yobu yagaragaje yuko afite ibyiringiro. Amen. Yobu ni icyitegererezo mu bantu bagize ibyiringiro, kandi babigira mu bihe byari bigoye. Yobu akwiye kutubera icyitegererezo. Niba duca muri iyi si ijambo ry'Imana avuga ngo umuntu wese uyinyuramo aracyafashe igihe mu ntambara. Ube warakoreye Imana cyane, ube warasenze cyane, ube wararirimbye, ube waravuze ubutumwa, ube warihanganye, ube waririnze, ntabwo rwose wowe uri reserve mu bantu bagomba guhura n'intambara. Nawe intambara uzazinyuramo. Ariko igituma dutakaza ibyiringiro ni iki? Ndikubita muri izo ntambara zitandukanye izo duhura nazo. Iyo mura nayo hari igihe uyu munsi ivaho ejo hakaza indi, nawe ukaburi mu yindi, n'undi akabari mu bindi. Yesu ashimwe. Ngira ngo ni Yakobo wabivuze, ngira ngo ni Yakobo avuze ngo ibigeragezo ni rusange mu bantu. Yesu ashimwe. Ibigeragezo ni rusange mu bantu. Icyo urimo none hari uwakivuyemo, icyo uhagazemo ejo hari undi uzakivamo, undi nawe akinjiremo. Ibigeragezo ni rusange mu bantu. Rero ngo ibyo byose nibikugeraho ntukajye ugira ngo ugushije ishyano. Haleluya. Ngo ahubwo hamwe n'ibitugerageza Imana ibasha kuduha imbaraga. Niyo mpamvu mu bigeragezo tudakwiye gutakaza ibyiringiro. Imana inkora ibingibi n'igihe nayikoreye. Ntabwo ko warakoreye Imana bivuze yuko wavuye muri iyi si. Uracyari mu isi y'intambara, uracyari mu isi y'ingorane, uracyari mu isi. Rwana urugamba kuzageza ku musozo. Birashoboka koko umuntu wakoreye Imana bigenze kuriya aracyari mu isi. Ahubwo hamwe n'ibyo byose Imana igira ngo urebe ibyiringiro byanjye aho bishingiye. Haleluya, haleluya. Dusome ijambo ry'Imana kugira ngo naza kubyibagirwa, ukagira ngo wenda ibintu tuvuga ni ibintu turimo duhimba, ariko
ijambo ry'Imana ni ukuri. Dusome Yobu bice 13. Umuntu wabasha kuhagera mu Merive n'ushobora kuhagera mbere cyangwa reka amasome. Yobu bice 13 umurongo wa 15 haranditse ngo Yobu, umva abantu bagishakisha Yobu igice cya 13 umurongo wa 15. Eka dusome wenda mujye mwandika, ubundi hariya badufashe baba babyafishije. hariya biranditse, baba babyafishije. utabibona ajya reba hariya, bahita bafisha hariya, kandi ngira ngo n'abari inyuma iriya mu nguni barahabona. Yobu bice 13 dore ku murongo wa 15 baranditse ngo naho yanyica napfa nyiringira, nubwo bimeze bityo inzira zanjye nzazikomeza imbere yayo. Haleluya, haleluya. Uyu mugabo urebye ibintu byari byamubayeho ntabwo yari wo kuvuga aya magambo. Nawe umuntu urubyaro ngo abana bose aho bari bose barashize, amatungo yose arashize, imirima ngo yose, umuriro ngo wavuye mu ijuru, byose biragenda, ibintu byose ngo ingamiya, ibintu byose baramubikira. Nuje kumwikira aramubwira ati ni ngewe wasigaho kugira ngo nze kubika iyi nkuru. Ibintu byose birarangira. Yobu umugore aramubwira ngo ngewe ndi nkawe, natukiye Imana narangiza nkipfira. Yobu aramubwira ngo ubaye nk'umwe mu bagore b'abapfapfa, ntabwo tuzabona ibyiza bivuye mu biganza by'Imana. Ibi ni biza tuyitotombere. Yesu ashimwe. Rero kugira ngo nihute, abakristo iki gihe cya none turimo, ibyiringiro byacu bibaye ntabyo, kuko kuvuga ngo ni bikeya, iyo bidahari biba bidahari, bibaye ntabyo. Kuba ntabyo biduteye iki? Bidutandukanije n'Imana, twivovota, tuyituka. Buriya niba akanwa kawe gatinyuka kuvamo ijambo rivuga ngo ariko iyi Mana ni Mana ki, ntumbwire ngo sinayibwiye ngo ni bya bitutsi tuzi. Nta kwituka kutari uko nguko. Guhakana imbaraga zako bingana no kuyituka. Iyo Mana ni Mana ki? Iyi Mana ni Imana nzima, ni Imana yera, uriho utariho, utunze udatunze, ukomeye woroheje, urwaye uri muzima. Iyi Mana ni Imana. Haleluya. Yakubakiye itarwubatse ni Imana, yaguhaye akazi itakaguhaye ni Imana. Yesu ashimwe. Oya, abana bize byanze ni Imana. Haleluya. Yo baravuga ngo ntabwo nzigera, nubwo yanyica nzapfa nyiringiye. Haleluya, haleluya, haleluya. Bwoko bw'Imana, uyu munsi icyama njyewe nawe, icyama torero ry'Imana, tukagumana ibyiringiro n'igihe bidutwara ibyo byiringiro byabonetse. Amen. Biroroshye kubihagararamo rwose, ko Imana yambwiye iki, ukabihagararamo kumva nyine ufite ibyiringiro, ugakora iki? Kubera ko uri muzima, umubiri ni muzima, abana bari kwiga neza, uri umusore, ufite akazi, urize, rwose biroroshye. Ariko birakomeye guhagarara muri ibyo byiringiro ukabihamya imbere yawe, nta kintu na kimwe uhareba, kwiga byayoberanye. Haleluya. Urugo rwakunaniye, abana byayoberanye, impande zose ubona nta kintu ubona. Yobu byari ibintu bigoye mu gihe cye,
arirebye yabwiye Imana avuga ngo ko ntigeze nima abashonje, ko nigeze nanirwa kwita ku mfubyi n'abapfakazi, ko nigeze nirengagiza abaje bansanga, ko nigeze nanga gucumbikira Mana. ngo Elifazi aramubwira ngo oya, nta muntu ibi bintu byabaho ataracumuye ku Mana. Yesu atugirire neza. Ibyiringiro uyu munsi Imana ibidufashemo kugira ngo ibintu bijya bituma dutakaza ibyiringiro. Imana ibiduhishurire. Hari ibyangeraho bigatuma ntakaza ibyiringiro, nawe ufite ibyawe, ariko ibyo bintu nibikugeraho, ikintu cyose kiza kikwereka ko Imana itari mu ruhande rwawe, ujye ugitera umugongo, kuko igihe cyose ni Satani ugusunika. Kandi iyo umuntu yatakaje ibyiringiro agira ibindi yiyambaza, byanze bikunze watakaje ibyiringiro agira ibindi yiyambaza. Urubyiruko rwatakaje ibyiringiro, niba ari umukobwa akabona gushaka rwose ibyo bintu yavuganye n'Imana, tangira avuga ngo reka rero nirwarize, kaniyeranje, bamwe baterekana ibyarira akana, abandi baterekana ishingire. Ariko niba Imana iri mu ruhande rwawe ukaba uyumva, ntabwo ushobora gukora ibyo. Wavuga nka Yobu ngo naho yanyica, niba kubana n'Imana nkazataha ijuru nashatse ari byo Imana yashimye, kuko na Pawulo yarinze ava mu isi adashatse. Amen. Kandi arihamiriza ku munota wa nyuma mu Bafilipi avuga ngo njye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro, igihe cyanjye cyo kugenda. Pawulo ntabwo yigeze atuka Imana yitotombere ayibwire ngo ubu koko n'ukuntu nagukoreye n'ubutumwa navuze n'ukuntu nihanganiye, ukuntu nafunzwe igihe runaka na runaka, ariko nkabyihanganira, none ngiye nyiri ingaragu. Pawulo avuga ngo narwanye intambara nziza. Yesu ashimwe. Uyu ni umugabo nawe wagumanye ibyiringiro kugeza ku munota wa nyuma arihamiriza. Igihe cyose rero iyo umuntu afite ibyiringiro ajya agira n'iherezo ryiza. Amen. Iyo umuntu afite ibyiringiro, haleluya, nubwo imyaka yaba 40, uri umukobwa ikaba 50, waragumanye ibyiringiro, no kuri 55 Imana yaguha urugo rwose, ugahagarara mu itorero n'umutware wawe, Imana ikagushyingira kuko wagumanye ibyiringiro. Amen. Umuntu wese ugira ibyiringiro, Yobu nyuma y'ibi byose tutari bwinjiremo, iyo ugeze ku gice cya 41, 42, Yobu byashoje Imana imushumbushije. Amen. Kuko yagumanye ibyiringiro, ntabitakaze. Uzahura n'abantu mwabanye mu bihe byo gusenga, mwicaranye ku karago, mwararanye amajoro, mwahuye mu bihe bitandukanye musenga Imana, nimuhura akubwire ngo naje gusanga. Umuntu wese udafite ibyiringiro atangira kugenda ahimba ibindi bintu, akavuga ko atari Imana y'ukuri, akavuga ko Imana ibeshya, akatangira abo barahari kandi bareze. N'uyu munsi uracyasenga, uracyajya muri cya cyumba ubwo naho mwajyaga muhurira, uracyajya kuri uyu musozi. Nasanze byose ari kimwe, ariko reka mbabwire, ibyiringiro bijya bidutera gukomeza n'igihe tubona ko rwose ibikorwaho bitagaragara. Amen. Amen. Ntabwo kugira ibyiringiro dushingira ku bintu bifatika. Amen. Amen. Ari umugore wigeze gusanga Yesu, ngo ari umugore w'umunyamahanga, ngo ari umunyakananikazi. Asanga Yesu aramubwira ati rwose mwami Yesu, umwana wanjye arababajwe. Yesu aramubwira ngo bihuriye, aramubwira ati nge ibyo kurya by'abana ntabwo bihabwa imbwa. Umugore wari wuzuye ibyiringiro
asubiza Yesu amagambo akomeye, ambwira ati ariko burya n'imbwa zirya ubuvungukira buvuye ku meza y'abashebuja. Urumva ibyiringiro? Yesu atugirire neza. Ngo yari umunyamahanga ariko abafite muri we ibyiringiro. Rero navuze ngo ni ikintu umuntu ategereza ariko akagitegereza azi ko ari cyiza. Ibyo ni byo byiringiro. Dutakaza ibyiringiro bitewe n'ibituzengurutse. Ibihe duhagazemo bijya bidutwara ibyiringiro bikarangira, tukumva imbere yacu nta cyiza gihari, tukumva kandi hari igihe Imana yavuganye natwe turizera, ariko ngo situwasiyo ubone zirabirindutse, nawe ubirindukana nazo, nanjye mbirindukana nazo. Ntakaza ibyiringiro, kandi Imana yo ihora ari yo kwiringirwa. Yesu ashimwe. Imana ihora ari yo kwiringirwa. Yesu yajya avuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, yabivuze atatabawe, yabivuze nta n'ubutabazi abona. Haleluya. Aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma abivuga ibimumwaza bimuzengurutse, abivuga nta butabazi, abivuga ibyo kumucogoza byuzuye, ariko kubw'ibyiringiro yari afite aravuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara. Kandi byari bihari. Amen. Ariko kuko yizeye Umwami Imana aravuga ngo ibyo ngibyo ntabwo nge binteye ikimwaro, kuko nzi yuko Umwami wanjye ari bugufi. Haleluya. Ngunsindishiriza ari bugufi. Imana itugirire neza. Uyu munsi torero ry'Imana, mureke dusebe Imana duhe ibyiringiro. Ibyiringiro ni ugutegereza, ariko ugategereza ikintu uzi neza udashidikanya muri wowe yuko icyo kintu kizabaho. Kwizera kuza kubanziriza ibyiringiro, ariko ibyiringiro biza bishimangira kwizera. Amen. Haleluya. Rero ibyiringiro byacu kuko tuzi aho bishingiye, ntabwo bishingiye ku mbaraga zacu, ntibishingiye ku bwenge bwacu, bishingiye ku Mana yo mu ijuru. Amen. Twiringira tudashidikanya ko tukiri mu isi yatwemereye kuturengera mu ntambara turwana nazo, yatubwiye ko tutari twenyine, izabana natwe, tukiringira yuko izatubashisha kuzisohokamo kandi tukazisohokamo neza. Amen. Ikiri muri wowe nicyo kizakubamo. Nugumana turapfuye turashize, muzanapfa mushiri. Amen. Kuko ntabyo wiringiye, muzanapfa mushire. Nugumana ariko ubuzima uko Mana, ubuzima ubona bizahereza he? Uzahera muri ibyo. Ariko bakristo dukwiye kuvuga ngo ndabizi neza ko Umwami Imana izandengera, ndabizi neza ko ejo hanjye ari heza kuko hateguwe n'Imana, hitaye ku bya none, hashingiye ku by'uyu munsi, havuga ngo ndabizi. Amen. Haleluya. Niyo mpamvu ubwabwo Imana yavuze ngo nzajya ndyama nizigure. Amen. Nzajya ndyama nizigure, kuko ibyiringiro dufite ntabwo bishingiye kuri konte nuyirebaho ushobora kuyirebaho ibitotsi bikabura neza umutwe ukakwica, nawe ukajya mu bakandida babirirwa, mu bakansera cyangwa n'ibindi byose. Kubera iki? Watakaje ibyiringiro. Imana idutabare. Uko biri, uko bizaba, gumana ibyiringiro. Haleluya. Ibintu bigaragara ku muntu ufite ibyiringiro. Rero umuntu ufite ibyiringiro ahorana umunezero n'ibyishimo. Umunezero n'ibyishimo. Uwo muntu afite ibyiringiro byuzuye. Amen.
ariko mwene data watakaje ibyiringiro, muzaririmbana azabamara, muzicarana, kuko hatari umunezero n'ibyishimo hari umushiha, hari umunabi, hari ukubona yaratawe, hari ukubona yararetswe, hari ukubona Imana itariho, itari mu ruhande rwe, akajya abona mwaririmba mwavuga ati zamuka, ariko mwagiye muzamuka mukandika, azagusitaza numurebaho cyane. Amen. Kuko ibyiringiro byakamye, we arinjira mu yindi si ye. Haleluya. Kandi ikibabaje, iyo si yawe bwite nuyinjiramo nta kintu na gito ushobora kwiyunguraho. Haleluya. Nyuma yo kubona ntacyo wiyunguye rero, ibikata ni bya bindi byo kukwereka ko upfuye, kukwereka ko igihe wamaze ukorera Imana wataye igihe wamaze uririmbira Imana, igihe wavugiye ubutumwa, igihe witanze ko wataye igihe. Ariko reka mbabwire, ibyiringiro dufite nuko Imana yacu ari umwami w'abami. Ibintu byose wakoze kubw'umwami ntabwo bijya bihera. Ibyiza wakoze kubw'ubwami bw'Imana, naho imyaka yashira, Imana ni Imana izirikana. Haleluya, haleluya. Rero nta mpamvu yuko dutakaza ibyiringiro. Satani ni intwaro akoresha kugira ngo aducogoze, agacogoza umuntu, akamumanura, akajya amwereka ko ibintu yizeye ntabyo. Ibintu yizeye we Imana yaramutaye, nimwitayeho. Ariko nshuti y'umusaraba, ibiriho none nibizaza, reka nkubwire ngo Imana iri kumwe nawe. Ibiriho none nibizaza, Imana iri kumwe nawe. Abantu twabonye Yobu yiringiye Imana kugeza ku munota wa nyuma, Imana imuhera ibyiringiro bidakoze isoni. Haleluya, haleluya. Ngo birangira imwunamuye, yongera imukubira inshuro zirenze izo yari afite, kuko Yobu atigeze muri we atakaza ibyiringiro. Yakomeje kuvuga ngo nzi ko umwami wanjye ariho, nzi neza, ndabihamya, nubwo ibi binzengurutse ndabizi, nzi ko umwami wanjye ariho. Imana itugirire neza. Umuntu watakaje, reba ukuntu ibyiringiro kubitakaza bitanadusaba ibintu binini. Twese amakuru ya Esawu na Yakobo ngira ngo nta muntu utayazi, bene Isaka. Haleluya. Esawu yari gakuru, ariko ngo Esawu muze kureba ntabwo tuhasoma, muze kureba mu Itangiriro bice 25, 29 mumanuke hasi murabona ayo makuru. Esawu we ngo yarahigaga, naho Yakobo we ngo yiberaga aho mu rugo na nyina. Igihe kiragera se ajya gutanga umugisha w'umwana w'imfura, ko umwana w'imfura ne wahabwaga umugisha na se. Nyina aba yarikandagiye, ahita abwira Yakobo ati umva, mwene se agiye gushaka umuhigo, bagiye kumuha umugisha, none rero nyura hano wihinduranye. Ariko kugira ngo atakaze uwo mugisha byagenze gute? Ngo yavuye guhiga, ngo ashonje, ngo ageze mu rugo asanga mwene se ayishije ngo ibishyimbo bitukura. Amen. Nta nubwo zari inyama, byari ibishyimbo. Ngo abirebye ambwira ati wamaye, nawe ati se reka nta bintu byo kubiguha, ati uragira icyuma, atume ubutware bwa, ati bundi se bumariye iki n'ubundi ko mfuye? Yesu atugire neza. Ubundi bumariye iki ko atakaje ibyiringiro kubw'inzara afite y'amasegonda, kandi nawe avuye guhiga yari guteka izo nyama akazirya, ariko mu mwanya muto abatanze ubutware, abuha murumuna we. Abumuhaye, haleluya. Hari ibintu tujya dukora tukagira ngo turi mu mikino, amuhereza ubutware ariko yumva ni ibintu byoroshye. Rero kugira ngo rya jambo
azaribone, amenye ko yatakaje ibyiringiro igihe kitari cyo kubitakaza. Amen. Ngo nyina ahita abwira Yakobo ati gira vuba uhabwe umugisha. Undi yirukansa agiye gushaka umuhigo ngo azatekerese nangiza amushyire amusabire umugisha nk'umutware. Arangije Yakobo byose aragiye arabikora, sindi bujyemo muri detaye, ariko umugisha wose ubutware bwose Yakobo arabukana. Murumuna we mukuru wahageze ngo aza yihuta nawe arateka, ageze imbere ya Sati, nahageze dawe nanjye ngaho mesha umugisha. Isambwa turinde, urinde, Imana itugire neza, twinde gutakaza ibyiringiro. Kugeza uyu munsi nta mateka ya Esawu. Iyo tuvuga ngo Mana ya Yakobo, haleluya, Mana ya Yakobo, haleluya, kuko yabuze ibyiringiro ahita atakaza ubutware iteka ryose. Uyu munsi tuvuga Yakobo mu cyimbo cyo kuvuga Esawu, kandi Esawu niwe wari kuba ari umutware, abitakaza kubera inzara. Rero nawe ibyo byiringiro urabigumane, ibihurimo. Nugera ahantu ubona bigoye ukabona Satani atangiye kuguha izindi nzira, ujye umenya ko ashaka kukuriganya. Haleluya. Ibyo twateguriwe ni byiza, ni iby'umugisha, ni iby'umumaro, ariko iyo dutakaje ibyiringiro ibyo bintu tujya tunyura ukubiri nabyo. Amen. Uyu munsi rero Imana itugire neza kugira ngo tugumane ibyiringiro. Mu nzara ugumane ibyiringiro, ntujye kwiba kubera yuko washonje. Haleluya. Ntujye gusambana kugira ngo ubone ayo gukora bya bindi na bya bindi. Yesu atugire neza, tugumane ibyiringiro. Ujye uvuga ngo ndabizi ko umwami wanjye ariho. Haleluya. We ngo nubwo bimeze gutya, wijya kuraguza ngo ujye gushaka izindi mana, abwira ngo Imana yawe iratinze, uzayitegereze kugeza igihe izazira. Wijya kwishingira, niba uri umusore, niba uri umukobwa, ngo Imana yawe iratinze, yitegereze kugeza igihe izazira. Ibyo nibyo byiringiro. Twiringira ibyo tutabona, ariko kuko tuzi uri kumwe natwe, tuzi ko adahinduka kandi adahemuka. Amen. Haleluya. Haleluya. Imana y'amahoro itugirire neza. Yesu ashimwe. Uracyafite ibyiringiro cyangwa byarakamutse kubera bya bintu byose, byararangiye kubera bya bindi byose, watakaje amahoro, watakaje umunezero, watakaje ibyishimo byo mu gakiza? Haleluya. Icyanyuma, dufite ibyiringiro yuko tuzabana n'umwami Imana. Haleluya. Dufite ibyiringiro. Amina. Rero iyo Satani ashaka kwica abana b'Imana, atwara ibyiringiro akajya avuga ngo wowe ntabwo uzajya mu ijuru, wowe ijuru ntaryo uzinjira. Uraribuzwa n'iki? Ko Kristo yabambwe kugira ngo njyewe nawe turibemo. Nta mafaranga ridusaba, hoya, nta bindi biguzi uretse kwizera umwami w'abami witanze bwacu. Kuki Satani akwereka kutazajya mu ijuru? Haleluya. Munimbyara yavuze ngo mfite ibyiringiro bifite ubugingo, mfite umugabane mu ijuru. Haleluya. Ujye usenga ubwire Satani, oya, nunagwa ujye uhita ubyuka ubwire Satani ngo ndeka wa mwanzi wanjye we, iyo nguye mba mbyutse. Haleluya. Umubwire ngo mfite ibyiringiro yuko uru rugendo nzarusoreza ku rurembo rw'ijuru, nanjye nkakirwa na Data. Haleluya. Ntukongere kumva ko utazaritaha, ntukongere kumva ko bidashoboka. Bishobokera bizeye umwami kandi waramwakiriye. Gumana ibyo byiringiro. Haleluya. Haleluya. Kadusengane Imana, tuyibwire ngo dusubizemo ibyiringiro, dusubizemo ibyiringiro. Haleluya.
niba wumva twasenga ntuhagurutse uhaguruke, ariko tugiye gusenga Imana tugiye ngo dusubizemo ibyiringiro, kuko ibi byiringiro nibyo bituma dukomeza gutambuka muri iyi si Satani atatwiciyemo. Haleluya. Ibi byiringiro nibyo bidushoboza gutera intambwe igihe abantu babona utari ukwiye kuyitera, mu mpaka nyinshi ugakomeza. Haleluya. Mu rwango ugakomeza, mu ngorane n'amakuba ugakomeza. Haleluya. Hari abaririmbyi ba Katolika bavuze ngo ari ibihe by'ubu ngo ndetse n'ibizaza ngo nta kizantandukanya nawe. Haleluya. Ibyo bigaragaza ibyiringiro. Tuva no kwiganyira, tuva no kwivovota, tuva no gutuka Imana, ahubwo tugumane kwiringira yuko ibyo turimo bizarangira, nk'uko Yesaya hano akavuga ngo kuko Umwami Imana izantabara, nicyo gituma ntamwara, nicyo gituma amaso yanjye hakomera. Haleluya. Ngo kuko unsindishiriza ari hafi. Business nitagenda ujye uvuga ngo ntabwo mwaye, ndakomeje kuko nzi neza ko Imana yavuganye nanjye izangirira neza, ibitagenda uyu munsi ejo bizagenda. Haleluya. Ibintu nubona byanga ujye uvuga ngo mfite ibyiringiro. Haleluya. Ntabwo ndi bujye mu bapfumu, ntabwo ndi bujye gushakishiriza hariya, niringiye Imana yo mu ijuru. Data wera ukiranuka, wowe nyiri ibyiringiro bizima, iki gitondo twumvise ijambo ryawe. Satani yatwiba kwiringira izina ryawe, akagaragaza izindi nzira, ariko tuzi ko nta yindi nzira munsi y'ijuru. Ni wowe tangiro, ni nawe herezo. Uturinde kuriganwa n'umwanzi, uko yariganije Esawu agatakaza ubutwari bwo gutakaza ibyiringiro. Ibituzengurutse, ibitugose, ibiduca intege, uduhe kubigenda hejuru twuzuye ibyiringiro by'uko uri mu ruhande rwacu, twuzuye ibyiringiro by'uko uzatugirira neza. Kandi Mwami, ibiduca intege twereka ko inzira tutazayishobora, dufite ibyiringiro. Yesu warayiduharuriye, dufite ibyiringiro yuko tuzabana nawe, dufite ibyiringiro yuko tuzicarana mu bwami bwawe, dufite ibyiringiro, ntabwo dukutse umutima ibiriho none n'ibizaza, dufite ibyiringiro byo kuzicarana nawe. Komeza utwambika imbaraga, bari bacitse intege batenebutse ubasubizemo imbaraga, abari baguye babivuyemo bashatse izindi nzira ubasubize mu nzira yo kugutegereza. Uwiteka Nyiringabo, jambo ryatubwiye ngo rega ibyo wibwira kutugirira ni ibyiza, ntabwo ari ibibi. Ibihe turimo bye gutuma dutakaza ijambo wavuganye natwe, ahubwo tuvuge ngo ibyo wibwira kutugirira ni ibyiza. Komeza wambika imbaraga itorero ryawe, komeze intambwe zacu, dukomerere muri wowe, kugira ngo tukiri mu isi kubw'ibyiringiro bizima dufite, tube abahesha izina ryawe icyubahiro, tube abagaragaza kwera kwawe, ko iminsi n'ibihe bitadutandukanya nawe nk'uko tubiririmba. Komeza uganze mu mitima yacu, kandi uduhe kugira ibyiringiro yuko tuzicarana nawe, nk'uko umuntu yavuze ngo mfite ibyiringiro, ngo mfite umugabane mu ijuru waduteguriye aheza. Uduhe gukomezanya ibyo byiringiro, migambi ya Satani itsindwe, migambi yose yo mubikurweho. Tumenye neza ko wadufashe, no udutsindishiriza, no udukomeza mu rugendo, kugira ngo tuzabashe gushyika amahoro mu bwami bwawe. Komeza uduhana umugisha n'abera bose. Jambo ryawe Mwami urushaho kurisobanura imitima yacu, Mwuka wawe urushaho kutugenderera, aryagure cyane muri twe. Dusenze tuzi neza yuko ubasha gukora ibiruta ibyo dusaba, mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Amen.